None turi kuwa 2 Mata, turahimbaza Abatagatifu Fransisiko w'i Paula, Sandrina na Mutagatifu Tewodoziya. Uri kunanye Dani iyo ni TV. Reka twige ku mateka ya Mutagatifu Fransisiko w'i Paula, umusaserdoti. Ababyeyi be bari abakristo bafite ukwemera gushyitsa, bamaze imyaka myinshi cyane barahebye akana, ariko ntibiheba bakomeza gusaba Imana babinyujije kuri Mutagatifu Fransisiko wasize. Nuko abigeze Nyagasani arabumva, maze mu mwaka w'1916 babyara umuhungu amwita Fransisiko. Amaze imyaka 13, Fransisiko yavuye iwabo ajya kwiyegurira Imana mu muryango w'Abafransisikani. Atangira ubwo kwihatira gukurikiza imibereho ya Mutagatifu Fransisiko wasize. Nyuma ahabwa inema y'Imana imukangurira kurushaho kwitagatifuza. Niko guhaguruka maze ajya kwitagatifuriza aho atagira umuntu abonana n'umwe uretse kwerana n'Imana yonyine gusa. Aho hantu yahamaze imyaka igera kuri 6. Uko kwitagatifuza kwe kogeye vuba cyane, akazira abakristo benshi bamusaba kubana nawe ngo bafashe kwitagatifuza. Fransisiko asaba umwepiskopi kwemerera ngo biyubakiye monasteri, umwepiskopi arabibemerera. Nuko batangira kubaka monasteri yabo, yakira benshi bamusabye kwiyegurira Imana muri uwo muryango mushya yari atangije. Abandi bantu benshi bazaga bamugana ni abarekwaga no kumva ibitangaza yakoraga byerekana ko ari umuntu w'Imana koko. Fransisiko yitabye Imana tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1507, wa gatanu mutagatifu, apfa akikijwe n'abihaye Imana bo mu muryango yashinze. Reka tugaruke no ku mateka y'Umuhire Sandrina. Izina rya Sandrina ni impine y'izina Alexander. Iryo zina rya Sandrina rikaba risobanura umurinzi. Iryo zina kandi ni impine ya Alexandrina. Sandrina rero ni wa Alexandrina. Iri zina rya Alexandrina ryiswe ababikira babiri bashyizwe mu rwego rw'abahire, ariko babayeho mu myaka itandukanye, umwe hafi imyaka 100 mbere y'undi. Uwa kabiri yitwaga Alexandrina Wariki. Umuhire Sandrina twizihiza uyu munsi ubusanzwe na Alexandrina w'ireto mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yavukiye i Surimone, yari umubikira w'umuryango w'Abakarisi. Yavutse mu mwaka w'1385. Yagiye kwiha Imana afite imyaka 15. Yashinze urugo rw'abihaye Imana b'Abakarisa ahitwa Foligno, kugira ngo Abakarisa bajye bakurikiza amategeko yo kwikenesha hakurikijwe uko Mutagatifu Clara yabigennye. Amaze gutangiza urwo rugo niwe waje kurubera umuyobozi. Yahise atangiza amavugurura mashya agendeye ku mategeko ya Mutagatifu Fransisiko wasize. Iryo vugurura Papa Martin wa gatanu yaje kurimufashamo kandi anaryemeza. Yitabye Imana ku itariki ya 2 Mata umwaka w'1445. Twizihiza Umuhire Sandrina ku itariki ya 2 Mata. Umuhire Sandrina udusabire. Reka tugaruke no ku mateka ya Mutagatifu Tewodoziya, umubikira wahawe Imana. Tewodoziya ni umubikira w'umumaritiri wakomokaga Itiri. Yavutse mu mwaka 290. Yahuye n'abagiye gupfira Imana i Sezareya ya Palestina, abasaba kuzamwibuka mu ijuru. Apagani bajyanaga abandi bakristo kubagira nabi, baramwumva, bamufata ubwo bamutobora inda n'amabere, hanyuma bamujugunya mu nyanja. Yitaba Imana ubwo ku itariki ya 2 Mata muri 308, afite imyaka 18. Mwibuka ku itariki ya 2 Mata, tumusabe kugira ngo ntitukagire ubwoba bwo kwisunga abatubanjirije mu Kristo niyo twasekwa cyangwa tukagirirwa nabi. Dusabe kugira ngo ntitugatinya abantu, tujye dusenga dusingiza Yezu Kristo aho turi hose. Nutamwihakana ntazakwihakana, numwogeza ntazakwihakana. Twibuka Mutagatifu Tewodoziya ku itariki ya 2 Mata. Dusoje twifuriza abahimbaza Abatagatifu Fransisiko wa Paula, Umuhire Sandrina, Mutagatifu Tewodoziya kugira iminsi myiza. Namwe inshuti z'Imana kandi abana Mariya, mukomeze kugira umunsi mwiza.